ndagira ngo noneho mutubwire n'icyo ubwira abantu bakwiye gukora iki kugira ngo batazahura n'izi ngorane zo kurwara amenyo. Icya mbere ni kwihutira kujya kwa muganga igihe cyose agize akamenyetso kamubwira ko mu kanwa hatameze neza. Yatangiye kumva iryinyo ashyiramo akantu akababara, ari amazi ashyizemo akababara, ari ibiryo ariye akababara, yihutire kujya kwa muganga. Yatangiye kubona ishinya ibyimba, yatangiye kubona mu maso habyimba, yihutire kujya kwa muganga cyane rwose. Mu maso kuko mu maso se ahuraye n'amenyo, cyane cyane umuntu arwaye y'amenyo bita kanine, kuri aya menyo y'imbere hano gutya, hano mu mpande gutya, iyo bita kanine, bahita amabwene mu kinyarwanda. Amabwene ni ukuvuga ko ayo menyo atandukanye n'andi bitewe n'aho ahagaze. Ushobora guhita ubona iki gice kibyimbye, igice kibyimbye, cyangwa se ibijigo bya hano hasi, hano hakabyimba. Ihutire kwa muganga kuko ushobora, nimba ari ibijigo byo hasi, ushobora gutinda ukaza kujya kwa muganga utabasha no guhumeka, byagufunze. Cyangwa se ari amenyo y'amabwene yo hejuru, ugashiduka bya bindi nababwiraga, bagiteri zamaze ku migrating zagiye zikajya kuguteza ibibazo mu bwonko. Igihe cyose ubonye akantu gatuma ukeka ko mu kanwa bitameze neza, nakangurira abantu kujya kureba muganga. Ariko ntibategereze n'icyo gihe rwose, buri mezi 6 akoreshe check up, ajye kwa muganga bamurebere, barebe nimba nta kibazo kirimo, noneho nimba hari ikibazo gihari bakivure hakiri kare bitaraba bibi cyane. Ariko nimba hari ikibazo gihari bamugire n'inama z'uburyo agomba gukomeza kwita ku menyo ye n'isuku yo mu kanwa. Wakunze kuvuga ko ubuvuzi bw'amenyo buhenda, ese no kubera iki? Biterwa n'ibikoresho dukoresha. Abantu bakora zira produit dukoresha bazikora mu bintu bihenze cyane, birahenze. Tuvuge nka biriya nakubwiraga byo gusimbura iryinyo ukoresheje implant, bazikora muri nickel na titanium, ni ibintu bihenda, bigatuma rero n'ibiciro bijyaho bihenda. Nicyo kibitera, nta kindi. Hari abantu baba bageze mu myaka iri hejuru nyine kubera ko bagize n'ubwo burwayi amenyo akaba yanashiramo. Mu buvuzi buteye imbere muri iki gihe, umuntu nk'uwo wenda w'imyaka runaka 80 90 utagifite amenyo, wenda agiye ashiramo gake gake, hari uburyo mukora ku buryo yakongera kugira amenyo nawe akagaragara neza? Turayagira, turayabaha rwose. Araza tukamukorera amenyo, niyo yaba nta ryinyo asigaranye mu kanwa, tukamukorera amenyo azajya amufasha kurya rwose, anaseka neza nta kibazo. Ubwo uravuga amwe baterekamo, ngera navugaga niba nta yandi mushobora guterekamo akaba afashe, atari amwe bashobora gukura bayifashisha mu gihe wenda cyo kuba baganira n'abantu n'iki. Kubera n'iyi tekinoloji ya implant yaje, dushyiramo implants, noneho tugashyiraho amenyo agafatamo, tukayafungiramo, akirira nta kibazo, ku buryo nta kuvuga ngo arayakuramo, oya rwose, agahoramo. Agahoramo. Ntabwo ari ngombwa kwirirwa bayakuramo, gusa nyine hazamo ikibazo cy'ibiciro ko birahenda. Ese niba wenda mwibuka imibare nko kugira ngo umuntu bamusimbuze amenyo nk'ayo, bishobora kugira nko ku mafaranga nk'iryo ngiryo, kurishyiramo rimwe make bishobora kuba nka $1,500,000. miliyoni $1,500,000. Birahenze. Urumva ubushobozi bwacu tuzi kugira ngo uzabone amafaranga nk'ayo kandi ubone iryinyo rimwe, $1,500,000, urumva birahenze cyane. Bikorwa n'abantu bafite ubushobozi nyine koko. Ariko nk'iyo bimeze gutyo, hari igihe dushyiramo makeya, no hejuru tukaba twashyiramo nka 3 cyangwa 4, noneho tugakora amenyo twambikaho nayo tukayafungiramo, tudakoze iryinyo rimwe rimwe, ku buryo bitagera kuri icyo kiguzi. Ku buryo bitagera kuri icyo kiguzi cyose. Ngiye nkunda kwibanda cyane ku bantu bari tuhitamo, reka tubite mu nkengero y'umujyi hirya yaho. Ubona akenshi baba bafite imyumvire no kumenya ngo ese noza guta amenyo, ngomba kwitwara nk'igihe ngize ikibazo cy'iryinyo. Mwumva kuba abantu bakwigishwa
cyangwa se basobanurirwa cyane hari icyo byabafasha cyangwa se byafasha namwe kugira ngo mworoherwe ntimugire abantu benshi babagana kuko wenda hari uburyo birinze mu maguru mashya? Nicyo turi kurwana nacyo, tugerageza amasosiyasiyo yacu kugira ngo avugane n'ubuyobozi badufashe noneho tubone ubushobozi bwo kujya kwigisha, aho kugira ngo dutegereze kwakira abantu barwaye, noneho turwane no kujya kwigisha abantu basobanukirwe bamenye uburyo bagomba kwitwara. Ibyo noneho bizatume twese ubuzima butworohera, ubuzima bugenda neza, bataza basipendinga amafaranga menshi kubera ko barwaye bikabije, aziya wenda ari check up kugira ngo tumenye ko ubuzima bumeze neza, yishyura amafaranga make yigendera, cyangwa se kubera ko dufite na mituweli, burya mituweli iradufasha cyane. Yego. Ubwo se nk'umuntu uje gukoresha amenyo ya miliyoni n'ibindi, mituweli ishobora kumufasha? Ntabwo ndabona iyo case, ariko wenda sinzi niba bashobora kumufasha, kuko ntabwo ndabona iyo case ngo tubisabe. Yego. Iyo hajemo ibintu bisaba amafaranga menshi ku masiranse tubanza kubisaba. Yego. Hari amasiranse atwemerera rero, ariko mituweli ntabwo turayigerageza ngo tumenye. Uragira uti muri asosiyasiyo yanyu murashaka gusaba ko mwajya mwigisha mugakumira, ariko navuga mbere y'uko muhura nyine n'ababagana barangije kurwara, murateganya kubikora gute? Murumva se izo nyigisho zizagira akamaro kuko ku buryo bizafasha abantu bajyaga barwara amenyo cyangwa bari kurwara amenyo? Dutekereza kubikora nkuko tujya tubikora rimwe na rimwe uko ubushobozi bwacu bubitwemereye, tukagenda tukava hano, tuvuge tugahaguruka hano tukajya nk'i Kayonza mu giturage iyo ngiyo, noneho tukajya twigisha abantu ariko tunabavurirayo. Yego. Tukabavurirayo abo dushobora kuvura mu bushobozi tuba dufite, ariko tukanigisha tukamarayo nk'icyumweru twigisha abantu kugira ngo bamenye, kandi bitanga umusaruro. Bitanga umusaruro kuko iyo dusubiyeyo usanga iyo tugiyeyo usanga abantu benshi baramenye kujya kwa muganga gukoresha check up, aho kugira ngo bategereze yuko ibibazo bivuka. Gusa ntabwo birakwira igihugu cyose ngo tubashe kugerayo, usanga tujya mu duce dutoya bitewe na fandi zabonetse, ariko dutekereza ko uko tugenda twisuganya, kuko ni bishyashya, tugenda twisuganya, uko tugenda twegera ubuyobozi bazagenda badufasha tukabasha kugera kuri benshi.